mbega inzoga original we sha imana ikira neza ntabwo nzi ko mbona buno buceri reba abo we mbega inzoga sha iyi nzoga ni gihanga nuko numva abakera bavugaga ngo bega inzoga za gihanga nukuri zino nzoga ni nziza pe ndayinywa sha reka mbe za sha imeze nk'iyari imaze igihe kuko nwa Miriwe Yesu Miriwe neza kwiriwe nyine wese ko ure wahaye ikimana nase ko numva mbwira nabi ibyo kuvuga nabi byo ntitubitinde ahubwo uragenzwa ni ndashaka amazi nimba ari ushaka tingize uri n'inzoga nimba ari amazi dore ngaramwibase nase nje kuzana base byari binani dusura kirango muhi je ndashaka amazi yo kunywa kamwe nzo byawoga ruguru wambesi nase ko numva mbwira nabi Jesus is Lord je mu nzu yawe ntabara mekino uvuga ngo nije waje twaye dusura kirango mukenze utwa munyarwanda je amazi nta amazi mfite noneho nuvaniraga hukunyo n'amazi mfite okay no nanje nemba bicenze gutyo none nanje cara hano pakoma yama ibyo abanyarwanda asase kunsuni nyine mfira ndajango mpfire hano nushaka kuwapfira nese karawe muturanyi wanje ukabona imyamazi nje cara kandi abizura yafite ingo 15 urenzara hirya hano kwa pati niho ubonye uza kusaba amazi koko uko nzi kuri inshuti yanjye ni wowe nari gusaba amazi ubu muri Gasabo yose ni ngewe ushuta ufite What? ngewe ushuta ufite ariko wa mugabo ko mbona wimana amazi ubwo ni wananyima n'icyo kurya icyo kurya cyo nari cyo naguha noneho rero je kuno bimeze aho kugira ngo nzicwe n'inyota ku musozi genda guma hano none upakuma ya mazi nagutira no nimba bigenze gutyo uri kunyuma n'intebe yawe noneho ndanicara no hasi so munyarwanda akokorora nakorora mbese vira mugo cyangwa mitutera n'icyo vira mugo Hello, nitwa Pati, ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel tugumya tubagezaho video z'ubwenge. Ciao ciao.